hari evangelization igomba gutuma abantu binjira mu mwijima. Ubutinganyi je ntabwo hano kubwamamaza, niyo mpamvu bari batranslatinga igitsina. Umuhungu akaba yakwiteraho icy'umukobwa, umukobwa akiteraho icy'umuhungu. Iyo byose ni ubwoba. Niko isi imeze iracuramye. Ubutinganyi rero bira n'ibyamaze, iriya ni rezilita, ni ibisubizo by'uko abantu bitwaye. Uno munsi ibiyobyabwenge nta kibazo, ibiyobyabwenge nta kibazo. Ndakwereka n'ibindi bibishamitse inyuma. Kuko umugabo ujya kurira mugenzi we aho n'ihene idashobora kurira impyisi, kirika kuri telefone hariya urebe ivuga ku gishego, nivuga ku butumwa bwiza, ifite views nyinshi niyi. Iyo mpana abana simbahanisha agatoki, ikinyafu, akinyuma, bagendera mu modoka zingana gute. Ndi uvuga ibintu bikomeye ntugire icyo kataho. Sabwiye ko genera gashize. Byari mu ndeba nkumva bingeze hano. Sitani akespira umutima we, kavuga ati n'ubundi nasebye, reka nirangize n'abazamvuga cyane nabo mbarangize. Yubwo urubyiruko ngo nimukoreshe condom. Zizabarinda indwara zagize gute? Iyi protection reka suppose ko ariyo. Ntabwo irinda abadayimoni, kandi abadayimoni nibo bazengereje abantu. Nukuvuga ngo leta z'isi zihedinzwe na Satani. Nimumfashe dushimire aba bahanga Relax Life Center. Muri uru rugo n'uwazahaye hava ari injege, bamukorera isuzuma rusange bakareba imikorere y'umubiri, maze abazahajwe na amibe, igifu, umwijima, indwara z'ubuhumekero, ibibazo byo kutuzuza inshingano z'abashakanye, indwara z'imitsi n'izindi, bakazibamururaho bakoresheje inyongeramirire n'ubundi buhanga nka reflexology massage yongera ubwirinzi bw'umubiri ikarinda na stress. Bagukorera imbonerahamwe y'imirire ijyanye n'ikibazo ufite, maze mbere yo kugusezerera ukongera ugakorerwa isuzumwa rusange kugira ngo utahe ntacyo utaka. Uvuye kuri gare ya Kimironko utaragera ku rusengero rwa Foursquare Gospel Church, urabona icyapa cy'ikigo Relax Life Center. Telefone ni 0788302368. Iyi nimero iri no kuri WhatsApp. Yes, reka nanjye ngusuzaho dukurikiye ku Isezerano TV. Byagaciro gakomeye cyane kugarutse kubana natwe umwanya nk'uyu nguyu. Ndagushimiye aho waba yerere hose ushaka kudukurikirana mu Rwanda cyangwa se hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Reka nkwifurize kugubwa neza kandi amahoro y'Imana abane nawe. Kuri kamera ndi kumwe na Pastor Gabriel. Nishimiye kongera kubana nawe Pastor. Yego nanjye Evode. Amwe inshuti Isezerano TV. Yego. Turabashimiye. Imana y'amahoro yarabarinze. Natwe ikomeje kutuzigama. Yego. Rero desha umugisha n'Uwiteka kuba turi bazima, kandi kaba ibatugaruriye. Amen. Kugira ngo tubashe kongera kubasangiza ikiri ku mutima w'Imana. Murakoze. Twabivuzeho mu kiganiro cy'ubushize cyangwa se mu biganiro byatambutse tuvuga ku kintu cy'ubutinganyi, tuvuga no kuri Kiliziya Gatolika, ariko hari inkuru nabonye mbona ntago twayirenza amaso y'umukaridinali, karidinali wo muri Ghana. Karidinali muri Kiliziya bari umuntu ukomeye cyane, kuko muri Ghana barimo bashaka gushyira itegeko nk'iryo mu Bugande ryo guhana bihanukiriye abantu bagaragayeho ibikorwa by'ubutinganyi. Ariko karidinali we yarahagurutse avuga ati ubutinganyi si icyaha. Ikintu gisa nkaho cyane impungenge muri iyi nkuru yanditswe na BBC, ivuga ko ahubwo we kubwe asaba ko igihe kigeze mu burezi, mbega abana bari ku ishuri bagatangira kwigishwa ko ubutinganyi atari icyaha. Sinzi niba icyo kintu atari ikintu umuntu yarenza ingoyi. Reka twibukiranye ko Ghana iri ku mugabane wa Afurika. Ghana iri mu bihugu bya mbere bya Afurika byabonye independence kwa Nkrumah. Ghana ni mu bihugu bifite umutungo kamere binakomeye. Rero ngira ngo mu Rwanda tubonye karidinali vuba,
urumva bo bamugize kuva kera. uyu wabivuze ibi ngibi yagiyeho muri 2003 urumva amaze imyaka irenga imyaka 20. Ndakwereka ubunini bw'ibihugu, ubugari bw'ibihugu bufata ibyemezo kandi bigasa nk'aho bibaye role model y'ibindi bihugu. Bakavuga bati urabizi akenshi iyo tuvuga twebwe hano muri Afurika ku bantu bamwe na bamwe, igihe ntabwo ni muri urwo ruhande, usanga twirefera muri ibyo bihugu by'ibihangange Amerika, cyane ko n'icyongereza usanga kera dukolonije. Hano hanze udafite icyongereza n'igifaransa uri umuntu uciritse. Iyo ni civilisation. Rero hari evangelization igomba gutuma abantu binjira mu mwijima. Ubutinganyi je ntabwo ni hano kubwamamaza, ariko ndagaruka kuri ya ngingo nk'uko Imana yamishuriye ubwoba. Iyo watewe n'igicu cy'ubwoba utangira kumva ko kuba umuhungu bitaguhagije, ahubwo hari akandi gakeregeshwa ukeneye. Niyo mpamvu bari batranslatinga igitsina. Umuhungu akaba yakwiteraho icy'umukobwa, umukobwa akiteraho icy'umuhungu. Iyo byose ni ubwoba. Rero isi iracuramye. Reka twe kurira kuri ibyo ngibyo binagaragara. None se ko tumaze kwerekana ko abari mu nzira y'ukuri ari bake kandi bari mu kaga kuko ni ijambo ry'Imana, umukiranutsi azahanwa kiri mu isi. Agomba guhanwa kiri mu isi. Ariko abanyabyaha bo Bibiliya iravuga ngo no mu ipfa ryabo ntabwo bababazwa. Umuntu aba umusare akagenda apfa akiri umusare kandi ubona kigaragiwe. Ibyo uko ntacyo bitwaye abantu. Niko isi imeze, iracuramye. Ubutinganyi rero bira n'ibyamaze, iriya ni rezilita, ni ibisubizo by'uko abantu bitwaye. Uno munsi ibiyobyabwenge nta kibazo. Ibiyobyabwenge nta kibazo. Ese ko ibiyobyabwenge bifatwa kuki bongeye bakanywa ibindi cyangwa bagakomeza bakabikora? Mu yandi magambo, nubwo haba ari za gereza bayita ngo n'igororero. Yabaye amagororero. N'igororero. Ariko uragenda uruhande mugasanga ni irigonda cyangwa se iraguramisha. Hari abagiye kugira ngo baze barakize bakaba bikurushaho. Ni mu icuriro ry'urundi rwego rw'ibyaha. Hari uwavuze ngo biterwa n'uko wagiye umeze n'icyakujyanye. Gusa iyo umuntu ahinduke mwiza none ahindutse mu bikurushaho. Kava yari ibindi yize. Yego, bibe cyane. Ahubwo noneho hano wambwiye ati kuba hanze byandutira kwa muri gereza. Ko muri gereza we ngo aba yumva aruhutse. Haze nibwo afite stress. Ariko muri gereza aba aruhutse. Kandi abashobora no kubona n'ibiryo by'ubuntu. Hanze hari yuhakuya yego ntanafatishe, ariko muri gereza urumva agomba kurya ibyare. Mbereho byibura ikibuno cyari cya leta. Mbanyine bagikubitagaho mubaga barakigabanya. None ubu ntabwo bagikubita n'abajura. Amazara amenwa, turishiraho umutekano. Abantu baribwa za telefone, mu bantu bane usinze we nibura kubwo bushakashatsi duhura aravuga ati banyibye telefone. Ako sakano gato. Abajura ni benshi. Mu yandi magambo ibyo tubona ntabwo bikuraho ibyaha, ahubwo ibyaha biba byinshi. Reka mbafasha. Mu ntambara kabiri y'isi Amerika bigaragaza ko yayitsinze. Ariko igihugu cyagize gereza zikomeye kandi n'ubu ngubu Amerika irimo. Hariyo Rwanda mu tujya twumva. Ikuzimu. Kuki ibihugu bibayemo intambara bigira n'imfungwa nyinshi na gereza nyinshi? Nuko bisiga ubugome bwinshi. Hano hari ubugome bwinshi. Rero
dufite umuhamagaro wabasha gute kuduhindura. Kandi Afurika nayo ifite umuhamagaro. Tureba ibyicamo. Imana twongere kandi tugire neza. Niduhagarara tugashikama, iyo mivumo izanwa n'abantu batubaha Imana, ahari Imana yayidukiza. Rero niture ku butinganyi, iyo mbwiye ubutinganyi ndakwereka n'ibindi bibishamitse inyuma. Kuko umugabo ujya kurira mugenzi we aho n'ihene idashobora kurira impyisi, ariko umugabo akurira undi, ni ikigaragaza ko rya jambo rivuga ngo inyamaswa abantu. Aho umuntu harya undi, twabona se Kongo abantu babatwika. Yego. Bavuga bati umuntu mutanakuwa na nyama nzuri, umuntu agira inyama iryoshye, bari bararya abandi. So atari inyamaswa abantu ni hehe? Uri kubira imitungo, urarya karibwa n'akataribwa, aho utari inyamaswa abantu ni ese aba bana bagire mu mamodoka akomeye, bino bimoto bihambaye ni bande? Ese abanyamuzika abashorera, icyo ni uko babyita neza, abashorera cyangwa ababagurira icyo gicuruzwa cyabo ni bande? Si abafite ibyo kwishimisha? Si nkavuga ati tubahaye go ahead, barajya kurwana ubutinganyi, tujya kurwana ubutinganyi hariya twahereye hano. Kirika kuri telefone hariya urebe ivuga ku gishego, nivuga ku butumwa bwiza, ifite views nyinshi ni iyi igishego. Mpora mvuga ariko ntago bumva. Mpana abana, iyo mpana abana simbahanisha agatoki, ikinyafu, akinyuma, seseka, iki bagendera mu modoka zingana gute? Ntibihari. Tuvuga ngo umuco se tuhindurira ico. Nyakabyizi ijya mu night club, Nyakabyizi yirwa yirenza urwiri, ubushobozi ntabwo yababona. hari abayakoreye barayarunda, abo bayarundiye ntibareka bayarye, bareka abana bayarye binezeze. Ariko ikivamo ni iki? Izo nyakabyizi rero nizo zihunikira zigakoresha uburetwa, ntibasobanukirwe, ntibamenye, bashyire hasi. Ariko nibamenya Yesu bazafata ibyo batwaye abakene n'indushyi babibahe. Ariko ko batamenye Yesu barabicira kurwara nk'inda. Imana iturengere kandi tugire neza. Ntiturabutinganye mu buryo bw'iki rw'umubiri, dutangire tubirebe, bidakorwa ni byinshi. ibihari reka nkubwire Evode, ndi umwe mu bagabo, ntimundi ko ndi kuri kamera, bakora biyikuya kugira ngo umuryango wanjye ubeho, kandi ni mu bantu bagerageje. Ariko urebye ibibazo mfite ntakemura, kandi nitwa ngo ni mu bagerageza. Noneho reba abo nirirwa mbona, so umuntu arwaye imyate, so umuntu bodaboda zamuciye, usanga igare amaze kurisudira nka kangahe, usanga ipantaro yaracitse. Si umunyarwanda ntashobora kubaka akazu ke, kandi ubwo nawe uri muri we Kigali. Iyi Gasabo n'umujyi wa Kigali, Gasabo mu karere kagize umujyi wa Kigali. Ariko se umuntu niba atuye mu buhinzi, akaba hatuye habyariye, kuri we si mu miturire? Kuri we ni mu miturire, ariko kuri wowe uko ushaka ibyo uteganya, kubera ko umuntu uhaze niwe uteganya. Evode ushonje ntabwo ateganya. Wateganya iki?
bitwa ngo n'abaryakariho ni nyacyure ni abaryakariho ni nyacyure. We kuko uhaze ufite ibyo wasevinze, ufite vision y'imyaka 50, ugahita ubwira abantu ngo webaho ngaho ndagirira isambu, wowe aho ngaho ni mu buhinzi, uri se bahinzi, njyewe ahangaha ni mu miturirwa iwanjye. Ndi uvuga ibintu bikomeye, ntugire icyo ukataho. Sabwiye ko genda nagashize byari bindeba nkumva bingeze hano, ariko byose bigomba kujya mu rubanza. Imana yaravuze ngo urenganya umukene, akarenganya imfubyi, akarenganya umusuhuke, nataka Imana izagira gute n'izamurwanirira, n'izamurwanirira. Kubera ko n'abantu batazi n'Imana, abantu bo hasi mu cyiciro cyo hasi, banyacyure ya termina kwesheje y'amazina yabo, baba ryakariho kubera wa mubabaro n'umwiryane nabyo basubiranyemo baricana kuko bararushye. Sinzi ntara numvise muri iki gihugu ngo umwana w'imyaka 8 yishe mukuru we, aramwica hano mu Rwanda. Myaka 8 aramwica kubera iki? Imitima ibabaye, agahinda, ibyo udafite barakuzamura, ibyo bakuzamuriraho. Nk'ubu ngiye kuvuga ibintu bikomeye, ariko ndavuga Mana we, ndavuga kuki umusirikare w'isi wa leta azamura kadasitiri, ariko umusirikare wa Kristo akaba muri geto? Ukora neza ninde, ukora nabi ni uwuhe? Umusirikare ntarwaye inkota ubusa, ni ukuvusha amaraso. Kangarukiza aho ngaho tuzakomerezaho. Ariko isi ni imvange. Umucyo nuvira abantu barava mu mwijima, barava muri ako kavuyo, bamenye uwo bakurikira, bamenye uwo wizera, bamenye uwo bakorera, kandi uwo nguwo icyambere atanga amahoro. No muri iyo geto yaguha amahoro, no muri uwo mwobo waguha amahoro, yaguha ibyishimo. Mana ishimwe cyane. Muzabona iherezo ry'abanyabyaha rigutangaza. Ntabwo uzamenya habo, bazacirwa vuba nk'ubwatsi bubisi bwuma akanya gato, bazarimburanwa n'imizi yabo. Kandi ariyo uzavuga ngo Imana wababarire, ntuzavuge ngo awa. Ariko ndaguhamagara kuza kwa Yesu. Hari ibyo wibaza byinshi udafite igisubizo, Imana ikurengere, igutabare kandi igufashe. Yego. Murakoze. Aha, Pastor, wenda wa mugana uvuze n'ibintu bikomeye, ariko hari n'ibintu tuba tudakwiye kurenza amaso cyangwa se kurenza ingoyi. Nibaza ni irihe somo bikwiye gusigira abantu? Wavuze ku kintu cy'ubwoba, ariko ndi kwibaza ushobora gusanga mugana abantu bose baba bafite n'ubwoba bw'ubuzima. Hari umugabo wo muri Thailand ku munsi w'ubukwe bwe, ngiye ngo ni muri weekend ishize, ngo barimo banezerwa, ngo yagiye mu rugo azana imbunda, yica umugore we nawe ariyica, yabanje kwica ngo na nyirabukwe na mukuru w'umugore we, nawe yarangije ariyica. Kandi ari ku munsi w'ubukwe bari mu birori. Ibintu nk'ibyo biba bifite irihe somo bigomba gusigira abantu? Hari ibintu biri kugenda bimeze nk'icyorezo. Icyorezo turabizi ko cyoreka imbaga cyangwa ingogo. Ubwoba ni icyorezo kibugenda gikwiriramo. Aho bavuze ubusamanyi bavuze n'ubwicanyi, ni ibintu bigendana. Iyo umuntu amaze kugira ubwoba, ashobora kuvuga ati ibintu nishyizemo ni akaga, sinzabyara, shatse umugore unduta,
Satani akespira umutima we kavuga ati n'ubundi nasebye reka nirangize n'abazamvuga cyane nabo mbarangize. Muri jenoside yakora abatutsi niko yemejwe, harimo ubwo bavuga ngo reka tubamare none ibyabo tubitware kandi n'abazarokoka ntibazafate n'ubutegetsi. Urumva ni umururumba ushorewe n'ubwoba bwo kudashaka gutakaza ubutegetsi egara ubutunzi. Ese hari umwami w'umutindisi ubaho? Agomba kubanza akihaza mu biribwa. Ujya ubona Muswati hariya ni Swazilandi, ubu yabaye Eswatini. Igihugu cyose agezemo bagomba kumuha umukobwa ugezweho. ngira ngo bafite abagore bagera muri 15 hari. Igihugu gifite zahabu, tungo kamere. Uwo muntu ima abadayimoni bangana batyo, urumva wapfa kumushyigura? Wapfa kumushyigura? Ariko tujye tumenye background y'abategetsi banayoboye n'isi. Umuntu kuko nta muntu ukura mu giti, n'igiti nawe gikure muri nyoni zavuga ati turayizi twaragurukanye. Abantu bose bafite aho bakuriye, bafite uko babayeho. Igitondo kimwe ugasaba umuntu afite amafaranga aruta ingingo y'imari y'igihugu. Ayo mafaranga bayarakuye, nta bantu barahaguye. None se urumva ko uwo mwuka ubwo wamuvuyemo, ahubwo uriyongera, none tension yawe iriyongera, ivuga ati kandi koko agomba kugwiza intwaro akagwiza n'uburinzi, kuko hari abantu bashaka kwimwambura. Kandi bo nubu banatangiye kuruta uko yatangiye, vuga ati nawe twagira gute twabishobora. Rero n'ubwoba bw'imibereho. Ese wari uzi ko ubwoba iyo bugufashe ushobora kuticara ukarya ideni mu bwoba, kugira ngo ucyo ugafunga nk'ikintu cy'ikiwani kesikoroka kubura keshi ideni hazamo n'ubwesikoro, kuko buriya rwose bajya kuyakubarira. Agiye nabonye procedure ideni ricamo kugira ngo yafate mu ntoki. Ndakubwiza kuri baba bakuyema yabo. Niba ari umushinga ugiye kudepoza muri banki, umutekinisiye agomba kubanza akawigaho. Ayo ngayo aragenda akaza kuri tele. Hari uwigeze kuza ndabanza muha amagi. Ho nagomba gupresenta umushinga nko kuzarana. Ndona Semana ngo ngina inanyongeza igikiraro kiraho nka ntazirimo. Urumva? Ndareba ariko mama ndashima Imana iryo deni ntaryo nafashe kandi ndiho. Abantu hano hanze babayeho madeni. Isi sibigenza gute? We wanseka abanga ariko nagoye ngo nagasono cyo nagaze isi turimo. Isengo ziguteza cyamuntu nabiva ku kisamadeni. Ingo ziri gusenya bikaza ku kisamadeni. Ibintu byate byo gusinya imitingo mihamizano n'isesuye samadeni biva ku madeni. Kuko umuntu yamaze gufata ideni arahita agura umusozi, n'abandi bahari wenda n'abagira imbabazi agenda bishyura duke ahita taking over bya bindi byose byaba abandi, asigare wenyine. Uzi ko azakora, azahita ashyira uburinzi bugira gute uproteja bya bindi, kuko leta baba banzi we yabahaye duke wafite byinshi. Uwo rero hari wagiye gukorera, uwo ngo wagiye gukora bimuhaye icyo azamuteye cyose azagikora. None se ariko mvuga ikindi umaze ibintu nketa nkuramo ibindi. Tujya tumenya impamvu Satani yabwiye Yesu ngo amuzamuye ku gasozi amwereka ibyiza bya Yerusalemu. Yaramubwiye ngo napfukamira akamuramya, aramuhana biriya byose. Ariko Yesu aramubwira ngo handitse ngo uramye Uwiteka Imana yawe. Kuramya ni iki? Praise and worship. Nukwemeranya tuzakorana, ni ikinyoma. Ibyo uzanuma nzabikora. Hari abantu bakora mu NGO basi ko babesha, bagena babwira abantu ngo we nashobora kubakora muri NGO
ishinzwe kurwanya sida, sibyo? yego none se iyo ubwira abantu ngo, iyo ubwira urubyiruko ngo nimukoreshe kondomu zizabarinda indwara zagize gute, zandurira mu myanya mpuzabitsina no gutwara inda zitateguwe, n'inda zitateganijwe. Ntabwo uzi ko nta n'ububasha ufite bwo kubabwira ngo muri iyi kapoti abadayimoni bagira gute binjiriramo, kuko iyi protection reka suppose ko ariyo ntabwo irinda abadayimoni, kandi abadayimoni nibo bazengereje abantu. Sinzi kuri horanyuma hari uburyo bwinshi bakwiyakana, katurika, yamuteratirira, imizimu ifite ahantu yinjira hose, kandi birimo akayabo k'amafaranga. Hari ba investors binvestiza muri iyo mishinga. Kubera iki? Barabizi ko ni uburyo bwo kugabanya abantu, ni uburyo bwo guca imiryango, ni uburyo bwo kunetraliza imbaraga z'umugabo. Icy'ingenzi ni uko amafaranga yinjira, ugasanga abantu bari aho ngaho kuki ntabwo bamenye Imana, ntabwo yisigeze yamamaza agakingirizo, nta nubwo yigeze ababwira uburyo bakororoka. Yababwiye mubyare mwororoke, mugwire isi, isi nuze n'ibyo Uwiteka. Ariko kubera ubwoba abantu bari gutinya kubyara, kuko Satani ababwira turabagaburira iki, urabatuza he? Ufite ivuriro, ufite inzu, ufite imihanda, ufite imodoka, iterambere uraryiyegereje. Noneho kubera ko nawe utamenye Imana, kandi iyi myuka iri mu madini, bishops, apostles, reverend, nabo barahagara bakabyigisha. Ntabwo bazi ko ari gusohoza umugambi wande wa shitani wo kumuramya. Ni ukuvuga ngo leta z'isi zihedinzwe na Satani, yego, kuko iyo avuga ko leta z'isi ari uzihedinze, ntabwo ari kuvuga ububi bwazo. Yavuze ngo nibaruhekera ababyeyi. Yanabwira ati ntabwo mwakiza abami babiri. Yarazi ko ubwami buhari, kandi yarazi ko ari ubwo bwami bw'isi buzamwicira, buzamwirangiriza. Ntabwo rero Yesu yigeze areka kura mu maso ya Kayafa na Kayizari na Ponsiyo Pilato. Yabarafesinze arababwira, Paul yarababwiye, Yohana yarababwiye. Imana ikeneye abantu bahagara bakavuga. Imana ishimwe. amen, Dukeneye kuvuga ubutumwa bw'ukuri. Amen. Ubwo buravuga ntiwava mu gihugu ujye mu kindi, ntiwava mu ntara ngo ujye mu yindi kubera ubwo. Ariko Yesu yavuze ngo mbahaye amahanga, mugene mu mahanga yose, muhindura abaremwe bose kuba abigishwa banjye. Rero nitugira imitekerereze ya Kristo ntabwo turi butinye. Ngizo rero ingaruka z'ubwoba niwazamo kwicana kuwo muntu wo muri Thailand, uwo muntu wo mu Karidinali wo muri Ghana. Ndakwereka ibyahani wacu biri aho ngaho, bigaragara amaso ya buri muntu wese. Ngibyo bisubizo. Uno munsi dora turivuga no ko abantu bahora biga ariko batamenya ukuri. Bati ni ibihugu bifite abarwayi bafite indwara zo mu mutwe ku isonga n'imande turimo. Indwara zo ni pressure, sitigwa na pressure, mu bwoba. Turabaho tugasaba umuntu agenda yivugana. Uzi ko ntutwara mu muhanda, hari igihe ugenda umuntu ari mu isi aragenda ukavuza ihoni, igihoni ntabwo cyumva ihoni. Izo zose ni ingaruka. Ni byinshi. Umuntu agasigara yumva ataba hatamwe ibiyobyabwenge, niyo si ibereyemo. Yari isi yaramwakiriye, nupfukamira ukandama. Kuramya ni mu mutima.
mu mutima kwemeranya ariko Imana ikintu bavuga ati no ibi sibyo. Okay, Uganda dushobora kuyivuga ko yabyeruye yakura inzira ku murima, ariko tugeneye tukavuga ngo bafatiye ibihano. Yego abafatiye ibihano ni bande? Nabwo tukwiriye turebe inyuma sibyo biri imbere. None se tuvuga ko Uganda ndazi hari uzi ndazi iri hano hafi mu gikubo umanutse kuri Jagwa ziba ziri aho ngaho zitonze nka kuri abagore baba batondetse intoryi n'inuza n'inyanya ku manywa ziba ziri aho ngaho. Nabonye n'abanyarwandakazi bahari. Ibyaha birahari hariya icyo bita amayirungi barayicuruza official. Yego. Ariko Imana ishimwe ko no hejuru muri cabinet bavuga bati bakabidekarara bati no. Niyo mpamvu twebwe duhamarirwa gusenya hamwe n'abatware kugira ngo bafate ibyemezo bizima tube mu mahoro tutabona ibyago. Yego. Murakoze ahubwo mugisha no witeka. Amen. Pastor, kadusoza dusengera. Hallelujah. Amen. Yewe muntu ugoswe n'igicu cy'ubwoba, yewe muntu wumva wahungabanijwe n'isi, Yesu niwe gisubizo. Aravuga ngo umuntu yabasha kuntwara iki? Sinzatinya. Niwizera Yesu nta kizagutera ubwoba, nta kizakuhungabanya, cyakunyeganyiza ariko kizagusiga ukomeye. Ko Yesu uri muri wowe ntagira ubwoba. Yanesheje urupfu, yanesheje inzara, yanesheje byose kandi ni muzima. Ngwino umwizere, ngwino umwiringire, umwiyegurire, ntazakureka, ntazagusiga, ntazaguhana. Urashaka umwakira, urashaka umwizera, kingura umutima wawe aze abane nawe. Reka gusengera. Data mu izina rya Yesu ndagushimira, ndagwaye icyubahiro, ndagwaye ikuzo bw'ijambo ryawe. Kora imirimo n'ibitangaza, bakomereza amaboko, ubaha umugisha, wagura imago zabo, ubakingura imiryango, ubacira inzu biyereke, wagura imbago zabo, menaguye umwuka w'ubwoba, gushidikanya, gucika intege, kunanirwa mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze mwami, ndagushimiye, icyo cyose ni icyawe, mwizanye nsereze kubikoze. Amen. Muhabwe umugisha n'Uwiteka. Murakoze.